igitangaza ko Yesu yanjumbuye umwuka gwera nigo guzuza sikuko kandi ubu nta n'ubwana avuga ngo wenda unshishirize na hana udukubuza umukubuzo so ugiye kubakorera iki sikumpiga wajya urareka kumpiga ako nguhiga gute ko ahubwo ari wowe ushaka kunyanduranya kujahajanje Yesu ndumva nakishe warabigishije gusuri mubi iki uri mubi wajya urandeka ako nkureka mubi kareka nkubwe wa mugore we n'impama y'Imana ibintu byo kuvuga ngo urangwanya aca bana we nubwo wazana biwanyu bose ntari iki ntabwo mwandenza amazi tumushime eko mbona washyashyanye wahiye mbona washyashyanye wahiye reka nturwiyambitse Isaba marayika beza tahoraho uwo musaraba se n'uw'icyo ugiye kumanika aho ngaho maze ntuburansadukaho iyi ni imvu ugiye gushyiraho umusaraba hano ninde wapfuye wapfa si wo gapfaho uru ni urusengero hano se ugiye kuhakora urusengero ntunture muri roho niramukaniye umwuka umbabare ntunture mu mwuka mwagiye mujya mu nsengero so kugira ngo muze mu inzu yanjye niyo ugiye gukoramo urusengero wubatse wese hariyo wubatse ahubwo we subunguma n'ikesha umva rero nkubwire nkwiyamye naho n'Imana ntibahaye hajya warahakanye ngo ntiwaterana itonde ngenza muri ayo materaniro yaje aterane n'abazimu karindagiye rero Mana yanjye manurira icyo kintu kunzi gira vuba umva wa mugabo niba ushaka ko mpaguru je turabonana manura kabi ngagumanu sibyo siwigiragije ukitera ijaki ngagumanura reko ntahita nguhombanye manurira umusaraba hano wabaye turishimira ibitabo Mana umva mugabo subiriza ikirago mu sico ngafatwa jana maniso bwera uburiri bwanjye urabusasuye nguje gusasa hanga ngakintiza mutiga se mwiza ariko kandi nareka nkubaze kandi wajeka kunyibanya mu bintu nenda nta cupa nsomye nacupa gusa ayo maze gukora sanaya ubundi ibindi bikumariye ntabwo kunywe nimariye iki mbere yo kumfatira umusambi y'amafaranga ya Kanyonzi yaguhaye mugiye kuguramo bateka kakibuka umukeka ariko bakicaye ku mukeka mugende muyaguremo ubona gafite afatwaga ubona garakoraza mu mwuka bahanura gasibicaye ku mikeka ndari kimari Mana yanjye umva mwiya ngani kinahanga manura iki kinahanga wasino n'ikimenyetso kirabari iki aha se ni mu rusengero tuwazira mu bintu ukora mu byaha aha ni mu rusengero siba ndakwiyamye uyu mugabo umushinga mana we umushinga manura iki kinahanga nyine ngabireke bw'uyu munsi yakubwiye ngo manura kino ibi bintu tubijyanye he none baricara hasi ntunyimye ikirago maze kunywera amafaranga murayamaze mugiye kuryama ku gituru ariko Mana yanjye uhoraho aramahoro gawe ni karibu we ni karibu Yesu aguha umugisha baba Yesu bishi ariko rero nawe nguzi ko wakintuye kari muze wakintuye abantu bakicara ako bicaraho ayo wanywereye genda uyazane abari ugura mu kanzere hanze niho bagiye kwihanira erega koko byabaye impamo
Bibamare mibabaro bitakinyura karibu bisabaho umugi ako mwarindanye komera mwa abazimu barashize kera nitaterwaga niranyabindi y'Imana ko yari yaraguteze Kristo yeza kuva ariko ndi kubikora ntabwo ari mu rugo rwanjye urugo rwawe se n'urwawe ngurira icupa umushinga None waza bakagusengera wafashwe ute yego mukuguru mwitako naho ngaho gwina Rudovika aragusengera abazimu bazima naho mu mabere arahaziburaga Haleluya gwina abasha aho wanize iki kirago habaye hatoya turashima Imana ko yabashije kuduha imbaraga zo guterana muri aka kanya ukuri Imana yakoze waza ugasenga reka ngo wepfure umusi ngwino usenge ntuture hari icyo kandi Rudovika ahoraga arambwira ibyawe iyo agiye mu mwuka ngo uzansukaho amazi gamaye ngo uzampa mama ibyo byose arabimbwiraga buriya nicaye mbizi site kugufatisha isengesho ukwirirwa baza bababeshya se ndagira arabesha gasini wowe wamubatije mu mwuka gwera si nk'uwo wateka umutwe ngo urasenga aragusengera aguhanurire cyakoze naho Imana iri ceka bagiye mu buhanura ntuzira mu mapasiteri umushinga abantu bakinisha izina ry'Imana ngo bari gusenga babeshya ari ibinyoma gusa kugira ngo babone amafaranga ngo ni ibiki kagenda kushikinyura si wava hano ugatara waje kubagara amasaka cya kibo kiriho komera Rudovika akora nawe wari ukerewe rwose araga bose baje wewe wari ukerewe pe ubwoko bw'Imana bwagezemo baje amahoro y'Imana Kristo yeza kutwe mama pasiteri ubu nawe rero wigize ngo umupasiteri ngo urasenga ngo niwe muhanuzi ubundi baravuze ngo nta muhanuzi wanyu koko pasiteri ubu nzakora iki kwirirwa muza mubeshya abaturage gusa ngo murabasengera mubarya amafaranga yabo yo muri
mugende ibyo ni ibinyoma imana izabahane ikanza ndashaka ko kazu papa bibere ayiwe witeka nyeretse yuko kiri mu buyobe ariko uri hafi kuza mu nzira nziza bambasi ariko nawe Rudoviko ave wimubesha uyu arabizi neza ntasoni haleluya haleluya bwoko bw'Imana haleluya bwoko bw'Imana muri riteraniye ndagira ngo mukoma amashyi menshi cyane ari kukubwira kandi ndura aho nga muri iyo nzu yanjye mujya kubweshagurira hanze ababonye mwese mbabona nandi urucaka muri iyi nzu yanjye gikomeye turasa aho nyine reka duha agahenge mu kanya bareba amasomo amen haleluya ndabona n'abandi bagiye korora amatungo magufi atari nka za zinya y'aya matungo aba mu mabati yanyu ariko pasita igira hino nkubwira akantu kamwe mama y'Imana aba bantu barakeye aba bantu bafite ubutunzi amaze kubaza muba musuganye nakugura icya 10 zamura amakorasi we uvuga ataho twashyize hose ko twabibye tuzasarura igosha ayiwe itonda ariko ayiwe toka ntugasohoke mu nzu y'Imana utabiherewe uburenganzira muhumura turimo gukingira satani kugira ngo atabona haka amafaranga y'abandi murayariye murayajyanye hazira mikorasi mwaguro ikisi seba Amen, amen. none wakabona yonyine turarenganye ubu naguze bibiliya mu mafaranga y'ubu ariko ngo naguze bibiliya bari gusengera mu nzu ya Stasi ariko n'urusengero bavuze umbaze umva Rudoviko wareka ntidushwa fata bibiliya mwesura umugabo wawe wareka ntidupfa ibintu by'ubusa nireka nkwere icyambere sinje umenya bw'umukeye gusa nategesheje angana fata uyu urakomeza uyazana ujura reka nzaja ndanihanurira ubu agogo ntabwo ari meza ngo mpereze ibyo bice kugira ngo si mbese ntagane ndi butegere subizayo ariko uzi ko ni ariko sha ntukankanje kandi wa mugabo reka mvuge ako mwata amakorasi mwantura mutara amakorasi mwantura mwazima mwajyana wabona kandi wabona gucece wabona uranjeho mumbwiza ibintu by'ukuri uyu mugabo arazaga kanyica ari kumbwira ngo Dukuye mu mavuta. bakwe mu mafoto atari ndo bagutogosha akore mu mafoto ngamurebe namwe ko mutuye ntimugazi koko mumbwire umuntu atinyuke avuga zana gagandi yahe ako nguhaye mpa mbere ku murongo muri Bibiliya uvuga ngo nta nko kwiruka buki mubereka muri Bibiliya umurongo uvuga ngo nta nko kwiruka urakaruko n'iki ziba nawe wakirima rero sinagazanire hamwe nkwere ariko remba mbwire zana ariko mu murimo kukosereza umurimo w'Imana nimba umukozi w'Imana agomba gukora akabona amazi akabona umuntu n'akarindaje umukozi w'Imana ndayaguha pe utazajya ngo sinihaye nagagura nayahe se yandi harayandi itonde harayandi wapaye itonde ariko none se na umva nkuge wa muhanuzi umuhanuzi
kamere kose kukumenza gara anda gusengera sha nudahinduka imbata uzangana bakwihera hose muri sari umuntu ushidika uzamanda usengera nyoka kizwa uburozi nahumve ibintu cizanye garabwe ntabwo burangura kwa nyina ntabwo yaburanguraga kwa nyina ariko icyo ntabwo buranguraga mbarenje nangaga ibintu by'amazina n'ibintu byo kugira ibintu nje niba tuvuze ngo tujye mu murimo w'Imana bangira ngo tugukore tukoze nyine kugira abo gutunga none ari kumbwira ngo nangahera 7 8 10 na magana sibu nkuyu wazanye ibiceri ni ntabwo twabibabuje mumbabarira icyo kirimo arimo kiri gushinyika ibiceri muzajye mumenya ko bisakuriza Imana ntacyo rati amateraniro s'ubundi twasoze ubusa burutubusa none ariko itonde w'inkanga madamu wowe mbona gukerebutse tugabanyaga amafaranga ashaka ngo turinganyize kandi reba gura musaraba kuko bajisha natanze cyatanu none inzu nayo ni yanje Bibiliya uzayireke nawe umbwira isuku uzanye guhingira none se isuka ya mbere n'idini se Bibiliya tugabanye na Bibiliya twakuguriye Bibiliya amafaranga twagwanye ngo ugiye kugura Bibiliya yakoze iki kukirabo bahise yarayahwereye hano nzoga karere ndakujije nyura ayumukeka nitwayabahaye ariko ayumukeka nitwayabahaye ntabishwa baba mubona ibishwa baba ndahara mu ishyamba mu bitari kibisi so kwicara hasi nonsa y'umukeka ariko se tugabanye dukeneye umukeka tugapfukamaho tugatakamba Imana ikabikora ariko upfukamye mu bitusi ntusenga ngo yururuke mugiye kugabanya rugushinika iki wakintu oya buretse kurwana pastor nikuruka nkubase isekere nanjye reka nkubase ukeka ko kujya mu ijuru ari nko gutega tagisuka ugapfa kugenda tugabanye cyangwa ugatega indege ufite hejuru aya mafaranga waburi n'ikigoryi wa mugore ugiye kubagabanya amafaranga yawe burya ni mu yagabanya ese nje turi abakozi b'Imana watuye angahe natuye bita wowe gihumbi wowe bitaho uzazane bitatu sha senyise ejo ntuzaza ntabwo nzagaruka mu rugo guteka mutwe bwawe ubutaka we uratuka umukozi kandi nagusengera nawe ugahinduka isambaza wese wahinduka ibi bintu uretse zana ntabwo bibaho amafaranga yacu burya muragenda mukayagabana n'ayandi muzayazana ariko rero tugende ajya ko turi abakozi b'Imana nuzi mwatanze mutarekura komeje kunshimikirana impamvu Imana ntakubyagize reka nkubereke amafaranga y'abandi muriyo nta n'isoni ye baba we dukoreye gusa nk'abantu birapfuye nga ongera uje mu mwuka hano kajye mu muriro niko pasite ajya ngo uyu niwe uhanura gusa ahanuzi we ibi byose urabitekereje